Uwitwa Ruhumuriza James uzwi nka King James ku izina ry'ubuhanzi, wamamaye cyane nk'umuhanzi ukomeye mu gihugu cy'u Rwanda, akomeje kwandika amateka ku buryo budasubirwaho, ndetse kandi akomeje kugaragaza ko ari umuhanzi ukomeye kandi umuhanzi ufite ubunararibonye mu bijyanye no gukora umuziki ndetse no gukora ibitaramo. Uyu Ruhumuriza ni muntu ki, cyangwa se King James ni muntu ki? King James yavutse ku itariki ya mbere Mata umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda, avukira mu mujyi wa Kigali aho twita mu bitaro cyangwa bya CHUK. Ruhumuriza yakuriye mu muryango usanzwe nk'abandi bose. Icyakora yakunze umuziki akiri umwana, ariko umuziki we aza kudevelopa aho yaririmbaga muri korali. Korali yaje kumuforoma, Ruhumuriza aza kuvamo, cyangwa se King James avamo umwanditsi mwiza w'indirimbo, atangira kuririmba mu mwaka w'ibihumbi bibiri. Icyakora mu mwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda nibwo King James yatangiye kumenyekana. King James akaririmba muri R&B cyangwa se icyo twita pop. King James ni umwe mu bahanzi bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda, ariko uyu munsi cyangwa se ejo yagize igitaramo, n'uyu munsi yagize ikindi gitaramo, ubwo BK Arena yabaye sold out kubera abafana bakunda imiziki cyangwa se indirimbo z'uyu muhanzi nyarwanda ukomeye kandi udasanzwe. King James ni umwe mu basore bo mu Rwanda baririmba, ariko kuri iyi nshuro noneho yashyizeho agahigo, yashyizeho akadomo ko ari umuhanzi ukomeye kandi umuhanzi ushoboye, ubwo yakoze ibitaramo bibiri byikurikiranye mu minsi ibiri ikurikiranye, BK Arena yuzura neza. King James ni umuhanzi utarakunze kugaragara mu bitaramo hirya no hino hatandukanye, cyangwa se muri bya bitaramo bitoya. Ni umwe mu bahanzi ubuzima bwabo budakunze kujya hanze cyane, ubuzima bwe ntabwo bukunze kujya kugaragara mu itangazamakuru cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga. Ni umwe mu buzima bwe bwihariye buterekeye ku muziki, udashobora gupfa kumenya amakuru ye cyangwa se ibikorwa bye biri inyuma y'umuziki. King James rero yaciye agahigo, yakomeje kwerekana ko ari umuhanzi ukomeye kandi uremereye, umuhanzi bidasubirwaho. Yazanye agashya mu kugera ku rubyiniro. Ntabwo yigeze agera ku rubyiniro nk'abandi bose, ahubwo uburyo yageraga ku rubyiniro cyangwa se muri ibi bitaramo byombi, uburyo ari kugera ku rubyiniro ni uburyo bwihariye mu miririmbire cyangwa se mu bitaramo nyarwanda. Uyu mugabo ari kuturuka mu gisenge cya Arena amanuwe n'umugozi buhoro buhoro kugeza umugejeje ku rubyiniro. Ibyo bintu ni ibintu dukunda kubonana umuhanzi w'umunyamerika niwe ukunze kubikora bita Chris Brown. Chris Brown niwe ukunze kumanukira umugozi agatembera hejuru y'abafana mu buryo mu mpande zose zaho agiye gukorera yakoreye igitaramo. Uyu mugabo rero nawe yabikoze nk'uko Chris Brown ajya abikora, amanukira mu mugozi buhoro buhoro kugeza ageze ku rubyiniro. King James rero yanditse amateka adasubirwaho. King James yagaragaje ko ari umuhanzi ukomeye kandi umuhanzi ufite izina riremereye mu Rwanda, umuhanzi bidasubirwaho, wemeje ko mu by'ukuri ari umuhanzi w'umuregent kabisa, umushoboye kandi utahigwa n'undi uwo ari we wese. King James n'ukuri akoze agashya. Uyu munsi rero yagize isabukuru y'amavuko ye, ariko ahita akoreramo igitaramo. Uyu musore nanone kandi w'umunyarwanda King James mu buryo aririmbamo ni ubuhanga buhambaye. Ikindi gikomeye kidasanzwe cy'umwihariko kuri we, ni umwe mu bahanzi nyarwanda batajya baterwa pressure n'itangazamakuru cyangwa se n'ibivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Mu minsi yashize uyu mugabo yakomeje koswa igitutu, abazwa impamvu adashaka, ndetse akabazwa uburyo yanze gushaka. Benshi bakajya bamubeshyira ko ari umuntu ukunda amafaranga, atarekura amafaranga, ariko we mu itangazamakuru yakomeje kugaragaza avuga ko igihe cyo gushaka nikigera azashaka, ahubwo yenda impamvu atarashaka cyangwa se batarabona ubukwe bwe ari uko icyo gihe kitaragera. Uwo mugabo rero cyangwa se uyu musore ni umusore mu by'ukuri ugeze mu myaka hafi 36 hafi 70, ariko aracyari umusore.